biturukanye n'urukundo mbakunda ndongeye ndagarutse Clever Bemba ni muri aka kanya muri ano masaha n'ubundi mbazaniye amakuru agezweho muri aka kanya. Amakuru yacu yagiye kwibanda kuri ibi bikurikira: warikare position ebyiri za Wazalendo zatwitswe, muraza mumenye ngo izi position zari zirihe mu localité no mu kahe gace. Amakuru aturuka muri secteur ya Gatoyi agaragaza ko hari ibice Wazalendo bongeye kugarukamo ndetse babishyiramo na Edikota. Ibyo bice ni ibihe? Muri Nyabyondo se aka kanya byitwaye gute? Amakuru aturuka muri Nyabyondo ni muri territoire ya Masisi ho byaba bimeze gute? Imihanda se yaba yafunguwe? Muraje kugira ngo mubyumve. Muri Kinshasa ho ibintu bikomeje gucika, ibintu bikomeje kuzamba, aho opposition batavuga rumwe na leta bakomeje kwihanangira Gisegeti ndetse opposition na Assemblée nationale bategura iyo bita ville morte. Ubona ko umujyi wa Kinshasa activités zose zari zigiye kuba suspended. Minembwe drone yongeye kuhagaruka ndetse hari nabo yakomerekeje, harimo n'abana b'impinja. Eske Gisegeti yabagiye kubahiriza ibyavuzwe? Aba bantu se koko 37 bafunguwe muri ya masezerano n'ibyavugiwe Doha, cyangwa nuko barangije ibihano? None se mama 23 yari yasabye abantu 37 cyangwa n'abantu bagera muri 700? Ni mujye kure rero, reka mabwira ngo abatari bakora subscribe mukore subscribe, mukore like, mupartage ibiganiro byacu. Ariko reka nongere niyame abanyamakuru bari kurya amafaranga y'utugara, amafaranga y'ibigarasha, bakavuga amakuru atariyo, bagatangaza inkuru zitarizo, bagira ngo bace abantu intege, abakunzi ba AFC, abakunzi ba 23 kubaca intege. Simbabwira ngo ntibavuga amakuru uko byagenze nuko byabaye negative, niba bivuge, ariko noneho twirinde gusesereza, twirinde kubeshya, twambura bamwe agaciro kabo, nge niko nabivuga, ndetse n'ibikorwa byabo tukagaragaza ko ibyo mama 23 yakoze tukabihindura zero, tukabishyira kuri FDL, tukabishyira kuri Wazalendo. Reka mabwiza ukuri, hari igihe ujya kurwana na aduyi wamusize inyuma yawe, aduyi muri kugendana ari gutanga amakuru akayahereza Wazalendo, mwe mutabizi bikagira n'igihe atangira gushyira amakuru kuri social media. Twirinde ibi bintu, ntabwo ari byiza, mwugaye kamwe. Twirinde gutangaza amakuru y'ibinyoma, amakuru aha umwanzi. Ndamwita umwanzi kuko FDL ni umwanzi, Wazalendo ni umwanzi, Gisegeti ni umwanzi. Iyo ari kwica abaturage akabagira nabi, ndumva ko nta rukundo rwe, nta n'ibyiza bye. Mu gihe rero turi kumutiza imbaraga, twaba turabaginga, ari amafaranga yo kugurisha igihugu, tukagurisha umuryango, tukagurisha aho turi, ni upumbafu sana. Reka twigire ku makuru, ariko ntabwo nari ndagenda ntababwiye ziriya mpumbafu. Ntabwo umuntu yananirwa kujya azibwira ati mujye mutangaza amakuru y'ukuri, amakuru mujye munareba naho muherereye. Reka ano makuru nyazane mbabwira ko utu duce twamaze kwigarurirwa na mama 23. Hariho Mutobo, Katobo na Muhokwa. Aha rero ni nyuma y'amapozisiyo abiri yari arimo Wazalendo, yari arimo izo FDL, harimo pozisiyo ya Ngambi. Pozisiyo ya Ngambi yamaze gutwikwa n'intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo nta Muzalendo ukiyibarizwamo, nta birindiro byayo bikihari, kuko byamaze gutwikwa ku mugaragaro, izuba riva. Pozisiyo ya Wazalendo yari ari Buhimba, nayo yamaze gutwikwa n'intare za Sarambwe, izuba riva. Mubyumve neza, ni muri localité ya Banamulema, muri groupe ya Gisimba. Ni ibikorwa mama 23 ikoze muri uno mugoroba, ubwo abaturage bamwe na bamwe bahari aho bita Kalinga na Mpombi barimo bahunga. Amakuru aza kumenyekana yuko ari Wazalendo bari bamaze gushinga ibirindiro bikomeye hari Ngambi
na Buhimba intare za Sarambwe ntabwo zazuyaje zahise zibitwika ku mugaragaro izuba riva. Tubabwira ko Katobo, Mukohwa ndetse na Ihura intare za Sarambwe zamaze kuhigarura ku buryo bweruye. Amakuru agaragaza ko imbaraga za M23 zaturutse Karembe, izindi zituruka muri Rucuro. Bamwe bava Karembe abandi baturuka muri Rucuro, ubundi baraza bagota turiya Tuzarendo twari turi hariya, baradukubita barongera baradukubita. Ndumva ko ngo n'abavuye hariya muri position bakagenda barasara. Angaha ntabwo ndibuze kwatinda kuko nababwiye ko rwose amakuru ndagenda nyihutisha kuko ndabizi ko time ibihe birahenda kandi namwe mukeneye kugira n'ibindi mwakora. Reka mabwira ko Aduyi yashize ibirindiro bikomeye aho bita Kahwere, yongera gushyira ibindi birindiro, yagarutse yamaze kwinstara muri Ruki. Reka mabwize ukuri ko uno munsi administrateur wa territoire ya Masisi Emmanuel Ndizeye yagombaga kujya Ruki guhumuriza abaturage, ariko yabatakigiyeyo kuko Wazalendo bazanye force baza kuzinstara hariya muri Ruki. Umve ko force zaba zira muri Ruki n'ubundi nizazinde bashaka kugira ngo bagende batake bafate ibice byegera hariya za Kazinga, ndetse banarebe ko bakongera kuzamuka kugira ngo berekere za Kinigi na za Kibabi. Ariko intare za Sarambwe nazo ndemeza ko zitari buze kuborohera, bazamutse bamaze kugera hejuru ya Gatoyi rwose muri Ruki na Kahwere. Ibyo ni ibice birimo Aduyi. Nubwo intare za Sarambwe rwose ziri kubataka zikabakorera ibintu by'ibitendo, zikabakubita zikabashwanyaguza, imbaraga zabo bakomeje kwikosantra kutubaraga basigaranye. Ariko reka mbamenera ibanga mutari muzi. Ibanga ririho anariyo uri kubona ko izo FDLR nizo za Wazalendo zitangiye gushora utwo tugara n'ibyo bigarasha, batangiye gushora amafaranga muri bamwe bafite ama YouTube. Gahunda yabo ngiyi reka nyivuge. Hari force za Wazalendo ndetse na FDLR bari kohereza muri Parike Nationale ya Virunga kugira ngo baze guhungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, bahungabanya umutekano wa Sake, bahungabanya umutekano wa za Karenga, bahungabanya umutekano w'uno muhanda uvuye Goma werekera Rucuro, ndetse barebe ko bakongera gusatira begere ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo. Iyo no premier objectif. Deuxième objectif ni ukugira ngo FDLR, Wazalendo, FRDC iriya takataka yose baze bafate Rubaya, bagere za Karuba, baze bafate za Mushaki na biriya bice biriho bord lake ku buryo ushobora kumanuka bakaza bagafunga uriya muhanda uvuye Sake Minova. Iyo ni objectif bafite, ariko ntabwo biri buze kubashobokera. Ndetse mwabibonye ko abitwa basukisa, abitwa ba Muheto nizirangegera zidafite n'urwara rwo kwishima ariko zirirwa ziri kumarisha bene wabo, wabonaga ko babishizemo imbaraga n'ubundi bwo gufasha za Wazalendo s'il vous plaît no gutanga morale. Simwabibonye mwoga kamwe. Nabo objectif ari bazi ko Rubaya, Ngungu, Karuba ko kino cyumweru turimo ndetse na za Mushakera hamaze kuba tombe. Troisième objectif nizangabo zifatanya na FDLR ziri muri kiriya gice cyo muri Fizi, Mwenga ndetse na Uvira hariya muri Plateau na Mwae Plateau, bashaka kugira ibirindiro bikomeye bakabishyira muri Minembwe. Ndaza kugaruka kuri kino gitero cya drone. Bakabishyira muri Minembwe, bamara kubishyira muri Minembwe, injya numva ngo hari umutwe niba witwa Red Tabara sinanamuzi, njya wumva bavuga ngo urwanira hariya muri za Minembwe. Uburundi bukafite ubwoba ko Red Tabara ushobora kuzabatera yifashishije gihari kiriya gice, niko navuga.
noneho bakavuga bati mu gihe FDLR iza imaze gufata navuga ngo ni bazariyeri cyangwa navuga ngo naho bazajya bategura imirwano hariya hejuru muri ho plateau na moye plateau bizabafacilita kujya batera u Rwanda. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo bigarure Minembwe, noneho abariho bajya bapangira bamanuke bagera za Kamanyora, binjire bagera hariya hejuru basa n'abari kwerekera muri bice bya za Bukavu, ubundi bari kureba u Rwanda hakurya. Nizo objective noneho bikabafasha muri communication y'ingabo z'u Burundi nizo za FDLR zaba ziri muri Kongo n'ingabo z'u Burundi ziri hakurya mu Burundi, ariko inkubi irabakubita. Kamabwiza ukuri bashobora kubipanga ariko gusa icyo nabwira cyo ntabwo bazabigeraho, noneho bakazajya babona ivyo bikoresho n'ubundi birajya biva za Bujumbura, ibindi bikava Kalemi, noneho bagahungabanya umutekano wa hano hagati. Niyo mpamvu uri kubona ko hari amakuru yagaragazaga ko ngo wa muhungu ngo niba ni ngo Jean-Luc Habyarimana ngo yazigeze za Kisangani, ngo araza ndetse ngo aherekeza n'izo ngabo ngo azigeza hariya muri biriya bice bya hariya muri za muri Warikare n'ubundi. Ibyo nabyo birashoboka kuko nawe ni nk'aba bandi bacuruzaga za pizi Burayi, nta bantu bari kwinjira muri politike batazi ngo ni ibiki, ariko batangiye nyine kubera inkomoko yabo. Inkomoko yonyine akaba ari igenda ikabashuka ikababwira ati ngo mwinjire muri ibi ngibi, bakabyinjiramo ariko nabo batazi ngo binjiye mu biki. Murumva aho politike igeze. Ibyo rero ubu rero nkuko ndi kubabwira Ruki Gahwere biri mu maboko ya Wazalendo, ndetse niho bashize Edikota Kawere, niho bashize Edikota zikomeye za Wazalendo. Ariko icyo nababwira cyo muraza kubona amakuru yuko batagihumeka, kuko intare za Sarambwe nazo ntago zicaye. Reka tujye mu mujyi wa Kinshasa. Inteko ishinga amategeko bamaze kuba ko bari muri opposition bamaze guhakanira Gisegeti bamubwira ko bataremera ko itegeko nshinga rihinduka. Hari amakuru nagendaga mbona bagaragaza ko Gisegeti ashaka kugira ngo n'abantu bo muri Este abaswahilifone batwake nationalité congolaise n'abazaduhereza nationalité yihe, niba ari nationalité kivusienne numbaze. Ubona ko ari byo agambiriye kugira ngo akore. Urumva ko cya kintu cya sudanization n'ubundi ngiye mbabwira ko kizanabaho kandi kizabaho. Abantu 37 nibo bamaze gupangirwa ko bafungurwa bakavanwa muri prison ziri hariya muri za Kinshasa. Ariko amakuru agaragaza ko abari abantu bagiye bafatwa ngo bakekwaho gukorana na M23, abandi bakekwaho ngo kuba batanga amakuru muri M23, ariko ugasanga ko abenshi bari barakatiwe imyaka 3 muri aba 30 n'abangahe basa naho barangije ibihano byabo. Mwumve ko hari abantu benshi bari gutekereza ko ari muri bya bindi bya amasezerano byagiye bisinyirwa iyo ngiyo mu bihugu by'abazungu, ariko siko biri, ahubwo ni bya bindi byo kuba barangije ibihano byabo no kugira ngo berekana akantu k'agatambaro, niko navuga, kerekana yuko bari kubafungura, ariko siko bimeze mwugahekamo. Tubyumve niko bimeze, ntabwo ari babandi abo mama 23 yari yarasabye, ahubwo ni babandi basa naho bari kurangiza ibihano, ndetse ukabona ko hari n'abandi bakekwaga kuri telefone ye bagasanga afite nimero y'u Rwanda, abo ngo bagahita bakorana na mama 23. Donc ubona ko ari ibintu byihishemo ibintu by'ubugambanyi bwinshi. Impamvu leta ya Kinshasa nayo nyivuzeho ikomeje kugaba ibitero bakoresheje drone hariya, nayivuzeho ikindi gitero cya drone cyabashije kurasa muri Minembwe ndetse gikomeretsa umwana muto uri munsi y'imyaka 5. Urumva ko Minembwe rwose abaturage b'abanyamurenge genocide iri kubakorerwa igikomeje. Nyabyondo umutekano wamaze kugaruka nyuma y'imirwano itari yoroshye, aho Wazalendo abashije kuza kwataka muri bira bice ariko bari gushakisha ibyo kurya. Umuhanda wa Masisi Centre, Gasheberi na Mutongo urafungwa, ariko ubu ngubu imihanda intare za Sarambwe zamaze kongera kuyifungura, ibintu byamaze kuba bizima, ibintu byongeye gusubira ku murongo. Mwumve ko ibintu byamaze kongera gusubira ku murongo muri kiriya gice cya hariya Nyabyondo.
Wazalendo bakubiswe barongera barahava. Nukuvuga ngo nibo bari baje kwataka defense za M23 hariya kugira ngo babashe kubona umunyu, babona agasabuni n'utundi tuntu nkenerwa. Bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi ba Macho TV show, bakunzi b'Intare official, turabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mukanya nizere ko turaba turi hamwe n'ubundi ku yandi makuru agiye atandukanye. Uwiteka Imana akomeze kwibanira namwe kandi akomeze abarebe neza. Ndabakunda cyane.